mwahisemo gukurikira ibiganiro bya Tumenye TV, mwahisemo neza. Ibiganiro bya Tumenye TV ni agahoraho umunsi ku wundi, aho tubagezaho iby'ubwenge. Ndagira ngo nkubwire wowe ukireba ibiganiro byacu ubibonye aka kanya, uri gukurikirana ibiganiro byiza cyane kandi aho uzigira ubwenge, aho uzakura ubumenyi bugiye butandukanye, aho twigira umunsi ku wundi uko bwije uko bukeye, aho buri kumwe na Meta Coach Jerome, aho tureba ibiganiro bigiye bitandukanye, aho tuba turi kumwe n'inzobere, abashakashatsi, abavumbuzi, abaganga, abadogiteri, aho hose intego yacu akaba ari ukukugezaho ibituma ubuzima bwawe bugenda neza, nk'uko mpora mbisubiramo umunsi ku wundi. Ariko reka mbanze nkubwire nti wowe utarakora subscribe, ukora subscribe, kanda ku kazogera maze ukore share, ibiganiro byacu bigere kuri benshi kandi ubuzima bwa benshi bukomeze kugenda buhinduka nk'uko ari intego yacu kandi twabyiyemeje. Tukiri hano ndakurarikira ko tugufitiye umutumirwa, akaba agiye kutugezaho ikiganiro mumaze iminsi musaba muri benshi. Mwadusabye ko twabasobanurira ku kintu cy'ingenzi, ari urubyiruko ndetse abakuze n'abatoya, kuri topiki cyangwa se ku nsanganyamatsiko mwadusabye ko tuzabasobanurira uko bigenda n'uburyo abantu mwabona umuti. Ndagira ngo mbabwire ko ari ikibazo gikomeye kandi kiri kugenda kigira ingaruka nyinshi ku bashakanye, ndetse kigira ingaruka ku bantu benshi, ku rubyiruko, ku bakuru ndetse n'abatoya, ku kibazo kijyanye no kwikinisha, aho mukeneye kumenya byinshi kuri byo, gusobanukirwa. Ndababwira ko turi kumwe na muganga, aho agiye kudusobanurira byinshi, umutumirwa w'umunsi. Ntagucike, ndetse ku mpera z'ikiganiro turaza kureba icyo wakora mu gihe wahuye n'iki kibazo cyo kwikinisha, mu gihe wikinisha, mu gihe wabihagaritse ariko ukaba ufite ikibazo cy'ingaruka. Kuko rero kwikinisha nk'uko tuza kubireba, turaza gusanga ko bifite ingaruka nyinshi zigiye zitandukanye kandi zigenda zitera ibibazo bigiye bitandukanye. Turi kumwe na muganga aradufasha, ariko ndagira nkubwire ko icyo twebwe tubereye hano ni ukugira ngo turebe ibintu bigiye bitandukanye, aho twibanda ku ibi ngibi nk'uko ubibona muri screen yawe. Nk'uko ubibona, we offer on physical wellness, aho tureba product zivura zikanarinda uburwayi bugiye butandukanye. Mu gihe urwaye, mu gihe umubiri wawe wamaze kumera nabi, ahangaha tuba tugufitiye product zikuvura maze ukongera kugira ubuzima bwiza. Ni product ziva mu Buhinde, mu ruganda rwo mu Buhinde rwa Life Care Phyto Labs. Uru ruganda rukaba rugufitiye product nziza kandi cyane, zivura zikanarinda uburwayi bugiye butandukanye, aho tugufasha kugupima, aho tugufasha tugakora medical check up, tukamenya uburwayi umubiri wawe ubasha donc aho umubiri wawe wacitse intege hose, maze tukabasha kuguvura, tukabasha kuguha ubuvuzi bw'umwihariko kandi ugakira vuba vuba. Tureba kuri physical, kuri financial wellness, aho tureba ku kijyanye n'uburyo twagira amafaranga cyangwa ubuzima bwacu bwahinduka bishingiye ku mafaranga agiye atanduka, donc kurema imirimo igiye itandukanye, mu cyo twita variable jobs, aho dufite systeme igufasha kandi ubasha kubonamo akazi. Ahangaha mu cyo twise wealth life, kandi tukugira n'icyo twita mental wellness, aho tureba ibijyanye n'imitekerereze, dutekereza cyane cyane ku buzima. Ibyo byose nibyo tugenda twibandaho, nicyo tubereye hano. Mu by'ukuri tureba mental wellness twibanda kuri relation of life. We talk about
the life. Yes, aho dukeneye challenges, aho dukeneye impinduka kandi zitandukanye kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza, kugira ngo imibereho yacu ihinduke. Kuri Tumenye TV rero, hano aho uri ku isi hose ubasha kudukurikirana, by'umwihariko hano mu Rwanda, Congo, Kenya, aho ngaho ni ibihugu turi eligible yo gukoreramo. Ndagira nkubwire ko ukiri kumwe na Mentor Coach Jerome, ndakubwira nti kora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bye kujya bigucika umunsi ku wundi, ujye ubikurikirana. Niba ufite icyo wifuza ko twakugereza ku badukurikirana, ukeneye kugira abakiriya benshi mu byo ukora, ibyo nabyo tubigufashamo. Igikomeye ni ukutwandikira muri komenti cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero tuguha ya 0781 110 934, aho tukabasha kuba twavugana kuri WhatsApp, ndetse no kuri nimero ya 0727 699 iyo ni nimero ya WhatsApp. Aho ngaho tubasha kuvugana kuri WhatsApp, maze icyo wifuza cyose tukakiguha direct. Kuri ofisi ho udusanga ku Gisozi, aho ngaho niho ubasha kuba wadusanga, ndetse no kuri branch zacu, aho ngaho tubasha gukorana kandi neza cyane. Nk'uko nagiye nabasezeranyije ko tugiye kureba kuri topic y'ingenzi mwabajije muri benshi, aho tugiye kureba kuri topic mwagiye mubaza muri benshi. Iyi topic ikaba ije ikenewe kandi ari ingenzi cyane. Tugiye kureba iyi topic y'ikibazo cyo kurangiza vuba, ngira ngo ntumire muganga aze abavire imuzi n'imuzingo, abasobanurire ku iki kibazo cyo kurangiza vuba, ababwire byinshi kandi bitandukanye. Reka ntumire muganga. Muganga ni karibu, voilà l'antenne. Nawe ntujye kure, aho ubasha kumenya byinshi. Muganga, ijambo ni iryawe. Ari nacyo uyu munsi bavuze bati muzatubarize muganga, biteye gute, kwikinisha n'iki, bigira ingaruka zihe? Ubundi natangira mbabaza, ni ryari bavuga ko umuntu yikinishije? Kwikinisha ni igikorwa umuntu akinisha imyanya ndangagitsina, akabikora ariko agamije kugira ibyishimo bye bya nyuma mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, ariko ari igikorwa yigirira we ubwe, kitari igikorwa ngirana. Ntabwo ari igikorwa akorana n'umugore cyangwa n'umuparteneri we mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. We akinisha iyo myanya ndangagitsina cye, bikaba byajyana ku byishimo bye bya nyuma, bimujyana mu bihe bimeze nk'aho ari mu mibonano mpuzabitsina, ariko ari we uri kubyikorera. Nibwo bavuga ko umuntu arimo kwikinisha. Bamwe bati bitugiraho ingaruka mbi. Ubundi ingaruka mbi bigira haba ku bahungu, haba ku bakobwa, abagabo n'abagore, ziba ari izihe? Kwikinisha nk'uko ari igikorwa ubundi kidakwiye, kigira ingaruka kubera ko no gukinisha gukoresha imyanya ndangagitsina ikitagenewe gukora, bityo rero bishobora kujyana ku rwego rw'ibyo bita addiction, cyangwa se bikakubaho karande, bikakubaho igikorwa uhora ukeneye gukora igihe kinini, bitera zimwe mu bibazo cyangwa mu ngaruka ku buzima bw'imyororokere, aho umuntu wabaswe nabyo addicted agira ingaruka zo kuba yagira ikibazo cyo kurangiza vuba, kugira ubushake bukeya mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, kugira imyanya ndangagitsina se idafite imbaraga n'umurego ukwiye mu gihe cy'amabanga y'urugo, mu gihe yubatse. Ariko ubundi ku rugero rworoheje, hari igihe nta ngaruka bigaragaza, nta n'ikibazo bigaragaza, iyo bitarageza umuntu ku rwego rwo kuba addicted cyangwa se kugira yangeso ikamubaho karande. Ariko muri rusange kwikinisha ntabwo ari igikorwa cyiza, kuko ni igikorwa mu gihe runaka gishobora gutuma umuntu agira uko kokamwa cyangwa gukunda kubikora kenshi, bikazajyana kuri icyo gice cy'ubuzima bwo kubaho ashaka kubikora buri gihe, kandi atari igikorwa ubundi gikwiye gukorwa. Ni igikorwa abantu benshi bifashisha, cyane cyane urubyiruko,
barimo gushaka kwirinda ngo ingaruka zo kugira imibonano mpuzabitsina, gutinya icyorezo cya sida, gutinya gukora imibonano mpuzabitsina, gutinya indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, gutinya gutereta no kutagira abaparteneri ku bantu bamwe cyangwa ku rubyiruko. Ariko muri rusange nyuma iyo byabaye ikintu gitinda kigira ingaruka. Ni ryari bavuga ko umuntu wenda yabaye addicted cyangwa yabaye imbata yo kwikinisha? Kuba addicted cyangwa kokamwa bikaba karande kwikinisha ni igihe cyose umuntu yananiwe kubireka ku bushake bwe cyangwa bikaza igihe atabishaka akibona muri icyo gikorwa cyo kwikinisha. Rero mu gihe ubimazemo igihe kinini kandi ugashaka kubireka bikanga, ugasunikirwa buri gihe n'umubiri wawe kugira ubushake bwo kwikinisha, icyo gihe bavuga ko umuntu yokamwe n'ingeso yo kwikinisha, kandi ingeso yo kwikinisha ikaba yanagaragaza na bimwe mu bibazo umuntu ashobora kugenda ahura nabyo, birimo kugira intege nke z'umubiri, cyane cyane mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina no kugumya kubikora kenshi, dore yuko bibangamira ubikora mu gihe byamubayeho karande. Bamwe mu bakunzi ba Rwanda Magazine batugaragarije ko bafite iyi ngeso twakwita ingeso yo kwikinisha, bavuga ko bagira n'ikintu cyo guhurwa imibonano mpuzabitsina. Ese nabyo bibaho? Guhurwa imibonano mpuzabitsina ni kimwe mu bimenyetso bishobora kubaho bikagaragaza umuntu wabaswe no kwikinisha, dore ko yumva ko gukora icyo gikorwa cyo kwikinisha ari byo bimuha ibyishimo bya nyuma ku bijyanye n'uko umuntu akora imibonano mpuzabitsina. Ariko mu by'ukuri aho ngaho ntabwo ari imibonano mpuzabitsina ngira cyangwa ngirana, ni imibonano mpuzabitsina ukoze mu mitekerereze yawe no mu gikorwa cyo gukinisha ya myanya ndangagitsina, kandi ntago bigwa neza ubikora. Nubwo yumva ibyo byishimo, impamvu abuzwa cyangwa se abura ibyishimo n'ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina uko bigomba, niko biba byaramugizeho ingaruka, bikamuca intege zo guhura neza n'undi badahuje igitsina kugira ngo bishimane bagere ku byishimo byabo bya nyuma. Kuki hari bamwe mu bashakanye nabo bavuga bati iyo ngeso yaratwokamye natwe? Ingeso yo kwikinisha ishobora kokama n'abantu bashakanye, cyane cyane iyo babikoze mbere yo gushakana, dore ko ari ingeso ikunze kuza umuntu bakiri mu cyiciro cy'urubyiruko, ingimbi n'abangavu. Abenshi babijyamo kubera kwigana abandi cyangwa se bakabyigishanya bakiri mu mashuri n'ahandi hantu. Ibyo rero uko umuntu akura bigenda biba ingeso, ku buryo ashobora no gushaka akiri ingeso yananiwe kureka, bityo no mu gushaka mu rushako yangiza ikajya igaruka ndetse ikamuhungabanya mu mibanire ye n'uwo bashakanye. Ni izihe ngaruka ubundi muri rusange bigira, ingaruka yo kwikinisha bigira ku bantu? Kwikinisha bigira ingaruka zitandukanye, cyane cyane iyo byabaye karande cyangwa se chronic ku muntu ubikora, dore ko bwa mbere bihungabanya intekerezo, aho uwo byabayeho imbata ahora yumva afite imitekerereze n'ihungabana rishingiye ku gushaka gukora imibonano mpuzabitsina ngirana, bivuga ngo hagati ye n'undi badahuje igitsina kugira ngo bakorane imibonano mpuzabitsina cyangwa bubake. Icyo gihe bwa mbere habamo ihungabana. Icya kabiri niko binahungabanya imyanya ndangagitsina ku mugabo no ku mugore, cyane cyane ku bagabo birangwa no kurangiza vuba, gucika intege no kunanirwa kubaka urugo uko bikwiye iyo byabaye byagize imbata ubikora. Byongeye kandi hari n'abo tuhura nabo akakubwira ibindi bibazo bitandukanye, kumva yaradohotse ku mbaraga z'ubwonko z'umubiri muri rusange, gucika intege z'umubiri, kumva afite mu mutwe atameze neza, kudasinzira neza, kubura ibyishimo, kubaka rimwe na rimwe ntizireme kubera kuba yaragizwe imbata no kwikinisha mbere. Bishobora no guhungabanya, nubwo nta bushakashatsi bwinshi burakorwa ngo bigaragaze, bishobora guhungabanya ibijyanye n'imyanya ndangagitsina ku mugabo no ku mugore, cyane cyane ku mugabo ko sperm, intangangabo zishobora kuba nkeya cyangwa zikagira umuvuduko muto. Ku bakobwa cyangwa abagore ni izihe ngaruka aho bibagiraho? Ku gitsina gore nabo bigira ingaruka zijyanye no kugira ubushake bukeya bwo kubaka cyangwa gushaka uwo bahuje bubakana, umugabo
musore akumva yuko nta wundi umufashije kugera ku byishimo bye bya nyuma, kuko yamenyereye kwikinisha, bigatuma ashobora kudashaka, bishobora gutuma atagira uburyohe n'ibyishimo byo gukora imibonano mpuzabitsina n'umugabo cyangwa n'igitsina gabo. Ikindi kandi bituma yumva adakeneye abandi, adakeneye umuntu wundi, akumva yabyikorera kandi yabyigezaho. Ibyo rero ni indwara cyangwa ni ibibazo bijyana mu ntekerezo, bigahungabanya imibereho myiza mu mitekerereze no mu mibereho ya muntu, ku buryo dushishikariza abantu kutabikora cyangwa kubyirinda, ndetse n'ababikoze bakagerageza kubireka vuba bitarabagiraho ingaruka n'ubashakanye. Ese uwabaswe n'iyi ngeso aravurwa agakira? Ababaswe n'ingeso yo kwikinisha baravurwa bagakira, ariko hari n'abashobora kubyirinda bakanabivamo mbere y'uko bibajyaho kubatera ikibazo cyo kuba imbata zabyo. Rero iyo byageze aho uba imbata, ukaba addicted ku kwikinisha, icyo gihe hakenerwa kwivuza, hakenerwa kwitabwaho n'abaganga, cyane cyane abaganga bita ku ndwara zo mu mitekerereze, dore ko akenshi bikomoka ku mitekerereze, aho umuntu aba atekereza ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina ariko adashoboye kuyikora, adafite uwo agomba kuyikorana, cyangwa yarabyimenyereje gukina no gukora iyo mibonano mpuzabitsina ariko bitari byo, yikinisha, cyangwa kureba amafilime y'urukozasoni, kureba za porunogarafi n'ibindi. Rero iyo wihatiye kubireka ukegera abaganga, ugafata imwe mu miti y'ingenzi, cyane cyane hari inyunganiramirire zifasha ku bantu bafite icyo kibazo, ukabona abakansera, aba psychologists, aba mental health n'abandi baganga bafasha mu buryo butandukanye. Ushobora kubireka cyane cyane iyo umaze kumenya ingaruka zabyo no kwitabwaho, ukirinda kwiheba no kwigunga. Icyo gihe icyo kibazo cyo kwikinisha ukivaho kandi bikarangira. Hari abajya batubwira bati nibura se mwatubonera nk'umuganga nka nimero ya telefone. Reka dushimire muganga umaze kudufasha kuri byinshi, reka dushimire muganga umaze kudusobanurira. Nawe ngira ngo aho wari uri ukaba usobanukiwe neza n'ikibazo kijyanye no kwikinisha ndetse n'ingaruka bitera, ndetse n'uburyo wabona ubufasha bwagenda bugufasha. Ngira ngo ko iki kibazo cyo kwikinisha nk'uko mwari mwarakitubajije muri benshi, ngira ngo mubashije kuba mwasobanukirwa n'uko bimeze ndetse n'uko byifashe. Muganga akaba adusobanurira ko bitera ingaruka nyinshi zo kurangiza vuba, harimo kubabara umutwe, umugongo. Ibyo byose ni ingaruka bigenda bitera. Birashoboka ko wowe wari utangiye kugenda winjira mu gikorwa cyo kwikinisha, ariko ndagira nkubwire yuko bigira ingaruka. Niba wari ubitangiye, nakubwira ngo hagarara kubikora. Hanyuma wowe wamaze kubikora, wamaze kubyinjiramo bikakugiraho ingaruka uno munsi wa none, ukaba wamaze kononekara, ndagira nkubwire yuko tubasha kugufasha unyuze kuri ya nimero ya WhatsApp ya 027 yes 027 669 iyo ni nimero ya WhatsApp wakandikaho bakagufasha, cyangwa se tukagufasha direct, kuko nimero iri link cyangwa se ibihuje. Iyo wanditse muri comment ibyo wanditse bigera ku baganga direct, bagahita bagusubiza ndetse bagahita bagufasha ako kanya. Ushobora no guhamagara kuri 0781109334. Hanyuma icyo ukorerwa ni ukureba aho uburyo kwikinisha byangije umubiri wawe, niba byaragabanyije ubugabo bwawe, niba byarakwangije mu mitekerereze, uzahura n'inzobere n'abaganga. Abo bazabasha kugufasha. Niba wari ukikinisha bihagarare, niba byarakugizeho ingaruka nabyo bihagarare. Rero aho uzadusanga ni kuri ofisi, ndetse aho uri hose, waba uri hano mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, mu bihugu ibyo ari byo byose ubasha kudukurikira.
aho ngaho twiteguye kuguha ubufasha, aho uzasanga inzobere n'abaganga hano kuri Tumenye TV, niho honyine uzabasha kunyura tukabasha kugufasha ndetse ugakira kandi neza cyane. Kubifuza rero ibitandukanye, kubaza ibibazo bigiye bitandukanye, muri komenti, munyuze kuri nimero, aho hose tubasha kubasobanurira. Rero nta mpamvu yo kuzaharuswa n'indwara, nta mpamvu. Abanyarwanda nibavuga ngo iyo ushaka gukira indwara urayirata. Ngwino uratire inzobere, ngwino uratire abaganga ndetse abadogiteri indwara yawe, maze ubashe kubona umuti. Kwikinisha bihagarare, ingaruka zabyo zihagarare, ejo utazabura urubyaro. Kwikinisha bituma umuntu, nk'uko muganga yagiye abivuga, bituma umuntu abura urubyaro bitewe n'uko intanga ziba zarabaye ibihuhwe, bitewe n'uko umuntu ataba agifite imbaraga, ndetse bikaba byatuma urubyaro rubura burundu. Ariko ndagira nkubwire yuko niyo izo ngaruka zamaze kukugeraho zo kubura urubyaro, twe turagufasha, ibintu bikongera kugenda neza, intanga zawe zikongera kugira ireme, ibyo tubifitiye ubushobozi. Hanyuma niba ufite ikibazo cyo kurangiza vuba, ucika intege, ibyo byose tubifitiye ubushobozi. Mu gihe ukeneye umuti, mu gihe ukeneye ubufasha, mu gihe wikinisha, mu gihe wahuye n'ingaruka zo kwikinisha, tugufitiye uburyo. Ngwino utugane, ngwino tugufashe, maze umubiri wawe wongere gukora neza. Niba warabuze urubyaro bitewe n'izo ngaruka, niba ubabara umutwe, niba ubabara umugongo bitewe n'izo ngaruka, ibyo byose abaganga, inzobere, abashakashatsi biteguye kugufasha. Unyuze hano kuri Tumenye TV, aho hose twiteguye kugufasha. Reka duhurire kuri ofisi, reka duhurire muri komenti, mutera komenti, mwibuka gukora subscribe, mwibuka gukanda like, share, kugira ngo ibi biganiro bigere kuri benshi ku isi yose, uhereye mu bihugu turi eligible hano mu Rwanda, muri Congo, Kenya ndetse n'ibindi bihugu byose bidukikije. Nk'uko mubibona, twe tugera ku isi yose, dukorera ku isi yose, dufasha abatuye isi yose mu buryo kandi buri online, mu buryo twabashije kuvugana, mu buryo wabasha kudusanga kuri ofisi. Aho hose tuba twiteguye kugufasha. Reka duhuriye kuri ofisi, reka duhuriye kuri WhatsApp, mutubaza kandi tubasubiza. Reka ibiganiro byacu bihagarara ku bw'iyi saha, ku bw'uyu munota. Reka duhure next wamaze gukora subscribe, kugira ngo utazacikwa n'ikiganiro icyo ari cyo cyose, utazacikwa n'inama abaganga, inzobere n'abashakashatsi bakugezaho. Reka duhure ubutaha. See you at next.